Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, abari mu Rwanda bari hanze Imana ibaha umugisha. Bakunzi basubizwa TV, Imana ibaha umugisha, ndabakunda ndabubaha. Turongeye turagarutse tugiye kuvuga ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Amazina ni yanditse ngo Jacques Claude, turi mu Rwanda, turimo turabwiriza ubutumwa bwiza, ariko ni Imana ibidufashamo nishobora byose. Tuvuge ngo amen. 2022 ndifuza yuko umuntu wese tugiye gukorana umurimo w'Imana. Imana ishimwe, yaba yumva ubuhanuzi, yaba yumva ijambo ry'Imana, Imana iramusaba gukizwa no kuyegera. Imana ishimwe cyane. Reka twumve ijambo ry'Imana uko rivuga, tugendane n'ijambo ry'Imana. Ni karibu usome ijambo ry'Imana. Ndahayo Pierre. Some mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu yerekana abahiriwe. Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Yego. Aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Hahirwa abakene mu mitima yabo. Kuko mu ijuru ari ubwabo. Kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite imitima iboneye, imitima. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Abakiranura. Imana ishimwe. Abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abakiranura abandi kuko aribo bazabona Imana. Barenganirijwe ubutumwa bwiza. Hahirwa barenganirijwe ubutumwa bwiza kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Amen. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira kuri iri jambo, abahiriwe abaribo. Imana ishimwe. Ntabwo abahiriwe ari uko ubutunzi amafaranga, ntabwo abahiriwe ari uko ubutunzi imodoka, ntabwo abahiriwe ari amashuri. Ibyo ni byiza, ariko cyane cyane Imana irasaba ko umuntu wese akiranuka. Turimo turasenga Imana ngo itabara abantu bayo, ariko ntabwo izatabara umunyabyaha, ntabwo izatabara umusinzi, ntabwo izatabara umusambanyi, ntabwo izatabara ugambana, ntabwo izatabara uwicira inzira, izatabara umukiranutsi. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu y'Imana igiye gutabara, Imana za kureba ese kontagite y'umutima wanjye umeze ute n'uw'Imana, ese arimo arakiranuka. Imana ishimwe. Imana yaguhaye akazi ugomba gukiranuka. Imana yaguhaye umugore ugomba gukiranuka. Imana yaguhaye umubiri wa mukobwa ugomba gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Akenshi ubona abantu bicira inzira, umwe akishingira, undi akajya gusambana, undi akiba, undi akaroga. Aho nta Mana ibayo, nta niyo uzigera ubona, nta nicyo yakumarira. Siko bimeze? Ntacyo yakumarira. Irasaba kugira ngo ukiranuke wizere Imana. Imana ishimwe. Umaze iminsi usambana, nta kintu wabonye. Umaze iminsi tuka mugenzi wawe, ntacyo wabonye. Kiranuka wizere Imana. Utunza mu modoka menshi, ntabwo kiranuka. Uhorana ibibazo, ushwana n'abakozi, kiranuka. Ufite ibibazo by'urugo rwakunaniye, kiranuka. Uri muraca umugabo wawe inyuma, kiranuka. Nta mahoro uzagira n'umunsi n'umwe. Urasabwa gukiranuka kugira ngo Imana ikorere muri rarugo. Niko bimeze Peter. Depa yasominema. Wa mukobwa we uri murapfusha ubukwe kubera kujya mu bapfumu buri munsi, kiranuka Imana ikora ubukwe. Warirwanira amafaranga barayakuriye, kiranuka Imana imanuke. Imana irasaba ko abantu bakiranuka 2022. Imana ishimwe. Ndaguha urugero rumwe. Umugabo witwa Yobu, kugira ngo Imana imutabare, yagize gute? Arakiranutse. Yagize gute? Arakiranutse. Yirinda iki? Yirinda icyaha. Vuga cyane. Yirinda iki? Yirinda icyaha. Nigisa nacyo. None abantu barimo barashaka Imana, bafite ibintu bagenda. Gasanga umuntu ari gushaka Imana, ari kujya no mu bapfumu. Gashaka umuntu, gasanga umuntu ari gushaka Imana, aroga atukana. Ariko Imana irasaba ko abantu bakiranuka. Gukiranuka kwawe niko kuzaguha akazi. Gukiranuka kwawe niko kuzakuzamura ahantu tuye. Amen. Gukiranuka kwawe kuzatuma utera imbere. Imana
ibahe gukiranuka. Urankurikiye uri mu Rwanda, urankurikiye uri hanze, Imana irasaba ko dukiranuka. Imana ishimwe cyane. Nabonye akenshi tugenda ariko Imana ntitubone. Impamvu itakubona ngo igugirire neza, upanga ibintu byinshi cyane ugasanga ubuze gukiranuka, Imana ikakuvaho. Ariko umugabo witwa Yobu amaze gukiranuka, amaze kwegera Imana, akabana n'Imana neza, Imana yamuhaye umugisha. Ndifuriza umuntu wese gukiranuka, Imana igatura muri we, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abayoborwa n'Umwuka Wera w'Imana abo nibo abana b'Imana. Reka duce bugufi Imana ikorere muri twe, reka duce bugufi Imana iturengere, reka duce bugufi dusenga Imana tuyoborwa n'Umwuka Wera w'Imana. Ntabwo tuziba, ntabwo tuzatukana, ntabwo tuzasambana dufite Imana, ntabwo tuzarwana dufite Imana. Imana irasaba ko dukiranuka. Deko tabone satsemando. Nabonye Imana itabara abantu bayizeye bakayubaha bakayiringira. Nabonye Imana ikora, nabonye Imana izamura abantu, nabonye Imana ihindura amateka. Imana ishimwe cyane. Yobu yamugiriye neza kubera kugira gute gukiranuka. Ndifuriza umuntu wese gukiranuka. Umuntu nkurikiye uri mu Rwanda, urankurikiye uri mu Rwanda, urankurikiye uri hanze, wabuze akazi, wabuze urubyaro, ese urakiranuka? Ese urakiranuka? Irinde ukora ibyo gukiranuka, Imana iraje ikora akazi gutabara. Ndifuriza yuko umuntu wese yakiranuka. Imana ishimwe cyane. Wankurikiye kwisubizwa TV, Imana iguha imbaraga zo gukiranuka, wakira umugisha, wakira imbaraga zo gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen, amen, amen.